umugabo umwe yateraniwe n'abagore batatu urumva baramuteranira mpaka bamwishe baramunize baramuniga hahandi kabisa babonye bitari gukunda neza baramushahura urumva baramushahura bajya ku bice bye byibanga urumva by'igitsina gabo byibanga barakurura barakanda barakurubangana barakanda mpaka ashize mu mwuka ahubwo bakabashyiriyeho ibihano bikakaye hahandi bagufata wanyweye uri utwaye urumva bakaguca iyo miliyoni wayibura bakagufunga cyangwa bakagenda bakagurisha ibyo utunze bikaba isomo. Ese reka mbabaza abashoferi mutinya ibihano cyangwa ahubwo mwagakombye gutinya impamvu ituma mwisanga muri ibyo bihano? Reka mbone no kunenga abashoferi mwifashe abanyamakuru bakabatunga kamera bakabahereza mikoro mukavuga ngo buriya ngo biriya bihano ngo buriya mande ngo ni menshi ngo leta ngo yakagombye. What, are you serious? No, ndakunenzeho wavugiye kuri mikoro imbere ya kamera uvuga ngo leta ngo yakagombye ngo kugabanya biriya bihano. Si ikintu werekanaga ko n'ubundi gifite ubushake bwo kubikora ariko igihano cyashyizweho kirenze ubushobozi bw'ibyo uzasabwa kugira ngo wishyure icyo gihano. Bamusanze mu gitondo ku mukecuru yarahanyuze kabisa ngo kugashyamba kantu hitwa kubaje pe aho ni Masaka mu karere ka Kicukiro ngo basanga umwana w'umusore aryamye ku muhanda ku nkengero z'umuhanda arambaraye yambaye ikariso yonyine. Umugabo yafashwe saa 2 za mu gitondo izuba ryavuye ku manwa ya Rukamba urumva ari kwiba yinjiye mu iduka yaraje afungura ingufuri ku manwa kabisa afite n'icupa ry'ikinywaji ari kwikinyota. Bari babiri bafite imihoro undi afite icyuma turagundagurana ngerageza kubika birangira abanyambuye ndatabaza mu ruhana barabirangira abanyambuye amafaranga arajyana telefone arajyana barankomeretsa mvuye kwa muganga baza mbura umuntu wantabara kandi abanyero nabo bari bahagaze ariko bagira ubwoba bwo kuza ngo nta mbunda bafite ariko bahagaze barabareba gusa ngo bakajya bacana amatorosha. Nubwo turi Irondo nubwo dushinzwe umutekano bakaba bari kukunigagurira aho ngaho bakaba bari kukwamburira aho ngaho wirwaneho gusa icyo dufite turi bugikoresha ni toroshi bacana bazima bacana basanga bakigandagurana bagitikagurana bacyamburana bakirwana n'ibyo bisambo bazime. Mwabuze nta ntwaro mufite kugera nubwo mwabuze no kumutabariza kugera ubwo umuntu bamunogonora kuko nta mbundi nkera gutabara zifite. Muzana nawe abanyerondo abari bo bigera n'injoro tugakubitwa tukamburwa baturebera kandi twanatanze amafaranga kugira ngo baducungire umutekano. Tuzajya gushiduka dushiduke dusange dufite ikindi gisirikari mu Rwanda undi mutwe ahubwo utakifite gahunda yo gutega abantu umwe gutyo babigenza ahubwo bari kurwanya ubutegetsi. Umusore w'imyaka 22 yiyahuye anyweye umuti w'inka. Mama w'umubyara yamuguriye moto nshyashya ikiri mu mashashi zimwe bamwe bakunda kwita 75 kabisa nshyashya ikiri mu mashashi. Noneho umwana yibonye ararira ariko urunga aravuga ati ibi ntabwo bikunda ni gute ushobora kujya kungurira moto ya miliyoni 2.5 ukangurira moto ntishimiye. Ikaze nanone iyi ni DONNE Media TV nitwa Don the Great. Iki ni ikiganiro ku muntu aho muherereye hose imigisha ndetse no gukora cyane bibarange ariko tunarangwa n'ubumuntu. Ikarita yacu y'ubumuntu ni ikarita ibiriho indangagaciro zikwiye umuntu nyamuntu hanyuma yuko ari umuntu mu gihagararo. Nkunda no kubivuga ngo abantu benshi
dukunda kubabona mu gihagararo tukabatandukanya n'inyamaswa kuko ari abantu mu gihagararo. Ariko nyamara kuri twe nk'abantu hanyuma y'uko uri umuntu mu gihagararo haba hanakenewe kugira ubundi bumuntu muri weho, urukundo sibyo, gufatanya, gufasha, gutabarana, gukorera hamwe, gukora cyane. Izo ni element ziba ku ikarita y'ubumuntu. Muri iki kiganiro rero duharanira kugira ngo dukomeze tubungabunge ikarita zacu z'ubumuntu. Abatakaje cyangwa se elements ku ikarita zabo z'ubumuntu zibagira abantu hanyuma yuko ari abantu mu gihagararo, barongera bakisubiramo, bakikontrola, bakikora self evaluation, bakamenya ngo ariko ahangaha narindi gusubira inyuma, ahangaha narindi gutakaza ubumuntu. Noneho abandi nabo bakongera akavuga bati ariko muri iki gice maze kumva cy'ikiganiro kuba umuntu ngomba kongera iyi elema ku ikarita y'ubumuntu bwanjye ntayo nari mfite. Nkuko rero muri telefone yawe buriya iyo umaze gukuramo simukadi cyangwa se iyo simukadi ikaba iriho ubusa, nta muntu uriho, nta manimero washyizeho, iyo simukadi ntabwo wayihamagarisha, waba uri guhamagara iki? Ni kimwe rero na hano mu kiganiro kuba umuntu, ikarita zacu z'ubumuntu iyo zitariho ubumuntu ni hahandi umuntu akora ibintu abantu bagasigara bibaza batari kose uriya muntu n'umuntu. Ngayo nguko rero ikaze nanone by'umwihariko kabisa, kandi nanabashimira abakomeza kubana natwe, abakomeza kudushyigikira binyuze mu gukora subscription or subscribe, binyuze mu gulikinga ibyo dukora, mu kuduha comments zongera kudusubizamo courage, kongera kudutera courage ndetse no gusangiza ibiganiro byacu ku bandi bantu. Ndabashimiye cyane by'umwihariko. Ahangaha rero mu bumuntu bwacu sibyo, reka dutangire tunaganira kuri iyi nkuru sibyo. Hari ibisambo ibisambo rwose byigize gutya, ubwo ni ikigurupe cyabyo byishyira hamwe bigera kuri 4, nuko bitega abantu. Bimaze kubatega kabisa, birabatemagura, birabanigagura, birabambura. Bivugwa ko abo bantu batezwe bambuwe amafaranga arenga 300,000, bambuwe n'ibyo bisambo 4. Ariko ikintu gisa n'igitangaje nanone, gisa n'ikintu cyo kwibazaho mu buryo buri mu buryo biri critical, n'ukuntu ibingibi byakozwe abashinzwe umutekano bitwa abanyerondo bareba. Ngo baravuze ngo nta kuntu twebwe turi buze kubakiza, nta kuntu turi buze kwamura ibyo bisambo kuri uyu muntu biri kwambura, biri gutema, biri gukomeretsa, biri kunigagura, kandi nta mbunda dufite. Bati nta mbunda dufite, ntabwo turi bujye kumukiza biriya bisambo. Ariko icyo ngo bari bafite abanyerondo we yari itoroshe, bagiraga gutya bakamurika, bakabona baracyamunigagura, baracyagandagurana, baracyamutemagura, bakongera bakazimya. Iyo niyo ntwaro bari bafite, barayikoresheje. Bamurika, babona bakigandagurana, bazimya, bamurika, bazimya, bamurika, bazimya. Ngiyi ntwaro bari bafite. Bati kabisa ntabwo byakunda ko tuza kubakiza, nta ntwaro dufite. Ngaba abanyerondo. Aho ngaho ni mu karere ka Muhanga, ni mu Rwanda, ni mu gihengo, ni mu kindi gihugu kiri ahandi. Ese ku ikarita zacu z'ubumuntu, reka tureke ko ari abanyerondo, ikarita zacu z'ubumuntu zakagombye kubaho elema yo gutabarana, gutabara uri mu byago, kumuba hafi sibyo, ndetse no kuba wamurinda ibyago. Kuba ijisho rya mugenzi wawe ni elema, ni element. Hanyuma yuko turi abantu tugomba gutunga ku ikarita z'ubumuntu bwacu. Ibi bisambo byateza aba bantu, murumva hari ubumuntu bifite,
abandi barabyuka mu gitondo bajya gukora, barabyuka biyuhakuya, abandi bakabyuka bapanga ukuntu baraza gutega babandi babyutse bajya ku murimo, bakabambura ibyo bakoreye, bakabyitwarira, bakabakomeretsa mpaka bagiye kwa muganga. Urumva? Namwe mumbwire, turaganira tukaza kubwirana ngo ese ibi bintu, iyi nkuru irimo ubumuntu, abakoze ibi ngibi bafite ubumuntu koko? Ibindi nk'ibyo ngibyo bidahagije, umugabo yishwe n'abagore 3. Umugabo umwe yateraniwe n'abagore 3. Urumva? Baramuteranira mpaka bamwishe, baramunize, baramuniga hahandi kabisa. Babonye bitari gukunda neza, baramushahura. Urumva? Baramushahura bajya ku bice bye byibanga, urumva, by'igitsina gabo byibanga, barakurura, barakanda, barakurubangana, barakanda mpaka ashize mu mwuka. Abagore 3. Ikintu giteye ubwoba muri ibyo ngibyo, umwe n'umugore we, undi n'umukobwa we, undi n'umugore wari waje mu rugo rwabo. Bamuzize iki? Ngo yari arimo kubwira uwo witwa umugore we ati gira amafaranga runaka umpa, ejo isoko dore rizarema, nzareba ukuntu nzigira mu isoko 60,000 yonyine. Umugore ati ntayo naguha. Umukobwa ati turagutsibura. Wari wabasuye ubwo ndamugereranya n'umuturanyi ati tukakwataka. Babageze mu ishingu baraniga, baba bamanutse hepfo gato, hepfo y'umukandara, barakacira, barakanda, barakurura mpaka umugabo apfuye. Muze mumbwire, sibyo? Tuganire kabisa. Mbere, reka mvuge ngo mbere ishyano ritaraba, mbere isi itarahinduka nk'uko benshi babivuga, ibyo bintu mwarigeze mubyumvaho? Uyu munsi ishyano ryaguye, abantu batakaje ubumuntu. Urumva? Turi kubona abagore 3 bishyira hamwe bakashahura umugabo, bakamuniga, bakamukanda ibice byibanga mpaka ashize mu mwuka, n'umukobwa we yibyariye. Bega ubumuntu burimo aho n'ubuhe? Ikarita z'aba bagore z'ubumuntu aho ziriho ubusa cyangwa n'ubusa buri? Tuganire, just twiganirire bisanzwe, juste bimwe bisanzwe, sibyo? Twiganirire kabisa. Ubumuntu bw'aba bagore, ubumuntu bw'uyu mwana w'umukobwa, you understand? Utinyuka agafata se akaniga, utinyuka agafata se akamukanda. Reka mbe ncumbikiye aho, mubwire uko mubyumva. Noneho ikindi, uyu munsi hashyizweho itegeko, sibyo, rigena ibihano by'amande mu mafaranga byihariye muri ubu buryo. Ayo mande ni 400,000 yashyiriweho abashoferi batwara ibinyabiziga. Uzajya afatwa yanyweye ibisindisha akarenza igipimo kigenwe, azajya acibwa amande y'400,000 nk'igihano. Murabyumva gute? Ariko ikintu cyaje kuntangaza kikanantungura, nuko aba bashoferi barimo biramanta bavuga bati iki gihano kiraremereye, aya mafaranga ni menshi, nyamuneka nimuyagabanye. Ariko njyewe Donne the Great wicaye hano nakavuze ngo ahubwo leta n'umubyeyi, 400,000 n'ubuzima bw'abantu butwaye mu modoka
ntago bigereranyika. Niba utwaye abantu 70-80 mu modoka ugashaka kubarutisha icupa rimwe ry'ibisindisha ry'ibihumbi 2 wanyweye nabwo washyize mu nda yawe wenyine, mu modoka utwaye harimo abana, harimo abagore, harimo abagabo, harimo abasaza, harimo abakecuru, harimo abasore n'inkumi batanyweye inzoga yewe batanazinywa. Noneho bamaze kubona yuko unywa inzoga kandi ushobora gushyira ubuzima bwabo bantu maze kuvuga mu kaga, bagushyiriyeho ibihano kuko wananiwe kubahiriza iby'amategeko asaba. None ngo ni menshi bayagabanye, ahubwo leta yakagombye kugufata wanyweye ibisindisha utwaye ubuzima bw'abantu, urumva, bakaguca miliyoni bashaka wayabura. Dore ko bamwe muri mwe bavuze ngo bamwe muri mwe ntimuntu yahembwa ayo mafaranga ntimuyagezaho, bakajya kugurisha iwawe bakaguha isomo. Ubu ni ubuzima bw'abantu. Umwe wenyine rutoki. Ntabwo twagushyigikira mu makosa ngo dushyire mu kaga abantu 80. Of course nawe urabyumva ko bidashoboka. Abashoferi mutwara, sibyo, mutwara ibinyabiziga, nigo tudashobora kwicara, sibyo, ugafata icupa ryawe ku mugoroba witahiye ukagenda ukaryama ukaruhuka, ukagaruka mu kazi mu gitondo mu mutwe wawe hari uri sober, uri clean, uri ready to work. None urashaka ngo nutavuye mu kazi nimugoroba ugenda urare mu kabari, uvemo saa 11 uhita uza wicare mu modoka utangire gutwara abantu 80, 70, utangire kugenda mu muhanda urimo urujya n'uruza, urimo ibindi binyabiziga wasinze. You get? Ubwo ko niko mushaka ko leta yoroshya ibihano 100,000 by'amande, nabyo numva ari ubusa bitewe n'uburemere bw'ikibazo gihari. Ahubwo numva mbisubiremo, numva ko ahubwo bakabashyiriyeho ibihano bikakaye, hahandi bagufata wanyweye uri utwaye, urumva, bakaguca iyo miliyoni wayibura bakagufunga, cyangwa bakagenda bakagurisha idutunze bikaba isomo. Ese reka mbabaza abashoferi, mutinya ibihano cyangwa ahubwo mwagakombye gutinya impamvu ituma mwisanga muri ibyo bihano? Niba mutinya impamvu yatuma mwisanga muri ibyo bihano, yutinya ikintu urakirinda. Niba hashyizweho ibihano bikakaye ku batwara basinze, ku bashoferi mutwara mwasinze, ubwo ndumva task mufite ahubwo ari ugukora uko mushoboye mukirinda icyatuma babasanga muri ibyo kosa riratuma babaca amande y'ibihumbi 400. Abo turi kumwe muzamura amaboko. You get? Mwirinde ibituma mwisanga muri ibyo bihano. Ariko gucomplaininga, kwiramanta ngo ibihano ni byinshi, gusa ikintu muri kwerekana yuko bakagombye kurekera igihano cyari gisanzwe kiriho. N'ubundi mwavugaga muti reka ninywera inzoga ndagenda nasinze ntwara abantu, nibama nkanahuhamo bakabona nasinze yamande baranca ndayatanga nta kibazo. Icyo nicyo muri kwerekana. Ariko leta nayo ibiri maso, ubuyobozi buri maso, bwamenye ko igihano mwashyiriweho mu gica amazi. Niyo mpamvu bongeje ibihano kugira ngo bibabere isomo murusheho kwirinda impamvu ituma muhura n'ibyo bihano. Niyo mpamvu hashyirwaho ibintu nk'ibyo ngibyo. You get? Impamvu ituma uhura n'icyo gihano yirinde, kuruta gufata ireguraga imbere y'umunyamakuru. Ndeka mbone no kunenga abashoferi mwifashe, abanyamakuru bakabatunga kamera bakabahereza mikoro, mukavuga ngo buriya ngo biriya bihano ngo bariya mande ngo ni menshi, ngo leta ngo yakagombye. What, are you serious? No. Ndakunenzeho wavugiye kuri mikoro imbere ya kamera uvuga ngo leta ngo yakagombye ngo kugabanya biriya bihano. Uzi ikintu werekanaga?
werekanaga ko n'ubundi gifite ubushake bwo kubikora, ariko igihano cyashyizweho kirenze ubushobozi bw'ibyo uzasabwa kugira ngo wishyure icyo gihano. Icyo mvuga byerekana yuko weho udafite umutima wo kuzibukira impamvu yatuma wisanga uri gucibwa ayo mande, ahubwo byerekana yuko umutima wo kubikora ukiwufite, sibyo? Ahubwo bakubangamiye kubikora, kandi leta yabikoze kuko ibona harimo ikibazo. Utwaye ubuzima bw'abantu, abasaza, abakecuru, abamama, abagabo, abasore, inkumi, abana. Utwaye mu muhanda uri kugendamo abandi bantu, uri kugendamo ibindi binyabiziga, aho kugira ngo rero harengerwe ubuzima bwawe umwe, baguha uburenganzira bwo gutaha ngo wishime, ugende unywa amayoga wishimishe, ejo mu gitondo uze wica abantu 150, ahubwo wewe ubuzima bwawe babuhagarikamo gake bakakubwira bati niba udashoboye kubahiriza ibyo amategeko asaba, genda mu rugo ujye wirwa winywera inzoga, utahe iwawe uryame mu nzu yawe kuri matora, nta umura, nta kintu uzaba, nta n'ikibazo uzateza. Kandi nabwo nutera umutekano muke mu mudugudu bazakanira ugukwiye. You get? Mwerekanye ko mufite ikarita ziriho ubumuntu bucagase, mwerekanye ko ubuntu bwanyu burimo kutagondwa. Stiff-necked drivers, intagondwa. Urumva abantu babwirwa ntibumve. Icyo nicyo mwerekanye. So, ubwo rero mwisubireho, sibyo? Ikarita zanyu z'umuntu zigomba kubaho elema zigendana n'impinduka kandi zubaha zinubahiriza amategeko n'abayashyiraho. Alright. Ubwo icyo ngicyo rero duse n'abagicumbikiye aho ngaho, ubwo habwirwa benshi hakumva beneyo. Umusore yasanzwe yapfuye, urumva, yajugunywe ahazwi nko kubaje pe, ubwo aho twageze i Masaka, sibyo? Noneho bigakekwa ko yishwe akahajugunywa. Bamusanze mu gitondo, ku mukecuru yarahanyuze kabisa, ngo ku gashyamba k'ahantu hitwa kubaje pe, aho ni Masaka mu karere ka Kicukiro, ngo asanga umwana w'umusore aryamye ku muhanda, ku nkengero z'umuhanda, arambaraye, yambaye ikariso yonyine. Ngo arangije arumirwa, yikura igitenge, impuhwe za kibyeyi, umubyeyi ugifite ikarita y'ubumuntu. Ni umuntu mu gihagarara, ariko ni n'umubyeyi ugifite ikarita y'ubumuntu, yahise yikura igitenge aramworosa, sibyo? Ubwo abantu baraza, bageze basanga umusore afite ngo igikomere mu musaya gitoya nacyo kidakomeye, yambaye ubusa. Ubwo ngo aho yararyamye nta mirwano bigaragara ko yahabereye, nawe kandi uko ngo nabo ko bamubonye bati ni umuntu usa neza, bitanagaragara ko yarwanye cyangwa yarwanyijwe, ariko ikigaragara cyo yishwe. Araza araharambikwa, cyane ko muri ako gace umutekano wabo kabisa ngo bawubarira uhagurukira mu bipimo by'igihumbi, uhagurukira mu gihumbi, nta bintu nk'ibyo biharangwa, nuko bisangwa bityo. Ibyo rero bigatuma nongera kugaruka kuri iki kintu kiri kugenda kibaho ahantu hirya no hino. Inzego zibishinzwe zikurikirane, zirebe hirya no hino, hari kugaragara impfu z'abantu batandukanye, sibyo? Noneho bikaza kugaragara ko hasuzumwa neza, bikagaragara ko uwo bavuze ko yiyahuye, aho bamusanze n'uburyo umuntu wiyahuye yakagombye kuba ameze, bikagaragara ko uyu muntu ahubwo ashobora kuba yishwe, akaza agashyirwa mu mugozi bya nyirarureshwa, bikagaragazwa ko yiyahuye. Ari nacyo kintu kiri kuba, abandi bantu bakicwa, bikaza bakajugunywa ahantu hatandukanye, hazakorwa iperereza ry'ibanze, observation y'ibanze, hagasangwa mu by'ukuri uyu muntu ashobora kuba aticiwe aho hantu. Ibi bintu uko bimaze kwera, ibi bintu uko biri gufata indi ntego, banyarwandakazi, hagakozwe iki? Ikarita zacu z'ubumuntu
ko ziri kurushaho gutakaza elements, ko ziri kurushaho gufadinga, ko ziri kurushaho gucuyuka. What's wrong with us? Niba ushobora kugirira umuntu nabi, iyo ngiyo umutima wawe umeze nk'uw'inyamaswa utarimo ubumuntu, ari ukubona mu gihagararo nk'umuntu gusa, ukaza gusiga abandi cyasha, ukavana umuntu iyo ngiyo uzi ibyo wamukora ukaza kumujugunya, nukugira ubupfura bukeya, nukugira n'ubugambanyi bumwe buteye ubwoba, waho ukora ikintu ukaza kujugunya uwo wagiriye nabi ku muryango wundi mudugudu mu mudugudu w'abandi. Ubwo ni nkaho uri kuvuga ngo bazaniye ibyago abatuye hafi mwese, bahaye ibyago, babafunge, babakoreye iperereza. Nta bumuntu ufite, nta nubwo byagombye kugera ku rwego ufata umuntu ukamuvutsa ubuzima. Ariko n'icyo abantu bapfa, n'icyo abantu mu by'ukuri bagapfuye, abantu basangiye inyama, abantu basangiye amaraso, abantu basangiye igihugu, abantu basangiye ubutaka. Niki twagapfuye kugera ubwo uvutsa mugenzi wawe ubuzima? Ntabwo mba mbyumva ngewe, sibyo? Ntabwo mba mbyumva kabisa. Abanyarwanda basangiye ubunyarwanda, basangiye u Rwanda, dusangiye ubutaka, twagapfuye iki cyagatumye umvutsa ubuzima? Ikarita zacu z'ubumuntu mureke nyamuneka twimakaze erema y'urukundo ku ikarita zacu z'ubumuntu. Inzego zibishinzwe nyamuneka zikurikirana iki kibazo kiri kugenda gifata indi ntera. Ahangaha rero tugiye kubonera hamwe umugabo, ubwo ni za Nyamirambo, twagarutse mu mujyi rwagati kabisa, mu jini katikati. Umugabo yafashwe saa 2 za mu gitondo, izuba ryavuye ku manwa ya rukamba, urumva, ari kwiba. Yinjiye mu iduka, yaraje afungura ingufuri ku manwa kabisa, afite n'icupa rye ry'ikinywaji, ari kwica inyota. Araza arafungura, afite insinga zimeze zicya, zimeze nk'imikasi. Araza afungura iduka kabisa nkaho ari nyiraryo, yica izo ngufuri, afata igikapu yinjiramo, arapakira. Nta soni afite icupa mu ntoki ry'ikinywaji, urumva, ameze neza cyane, ntacyo yikanga. Arangije arafatwa saa 2:30 za mu gitondo, urumva kabisa. Uko nyine ajyanwa ahamukwiye, ari mu maboko y'inzego zikwiye kureba, zikanamubaza aho yasize ikarita y'ubumuntu, ku buryo aza kwihesha ikintu cy'undi atabifitiye uburenganzira, kandi yemye ari no kwica inyota. Ikarita zacu z'ubumuntu banyarwanda, byo kugiye gukora weho warayunywa, urabyutse mu gitondo kugira ngo izo hanyweye zikongoze kujya gukora, zikongoje kujya gufungura aha isoko y'umugati y'abandi. Ugiye gufungura iyo soko yinjije mutwara umugati utakoreye. Kuki mushaka kurya ibyo mutakoreye? Kuki mushaka kubaho nkaho nta kibareba? Ninde ugufitiye umwenda wo kugutunga? Ninde ugufitiye umwenda wo kugukorera? Ufitiye umwenda wo kumenya ibikubabaje, nta n'umuntu ugufitiye umwenda wo kumenya ibyo utekereza. Igihe rero wewe ushatse kugereka uwo mwenda wawe ku bantu, ukagenda ukihesha ikintu cyabo, ukagenda ukayinjira mu isoko y'aho bakura umukati, ugashaka kuwufata ngo urye utawukoreye, ni hahandi baza bagukacira, bakagutsibura, bakagutimbura. Noneho ubuyobozi buti wihaniye. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu biba ari ugutera ikibazo, biba ari ugufata ibyo wagakoze ugatera ikibazo ku muntu utakagombye kugira aho ahurira nawe, cyangwa akagombye kugira aho ahurira nawe aguha akazi, ugakora ugatahana wa mukata uguhaye, aho kugira ngo agire aho ahurira nawe agutimbura cyangwa kujyana mu nkiko, kuko waje kumutegeka kwitaho atari zo nshingano ze.
waje kumutegeka kukugaburira atari zo nshingano ze, waje kumutegeka, waje kwigaburira mu bye atagushinzwe. Ibyo bintu nta umuntu bubirimo. Byuka ujye mu kazi. Inzoga hanyweze kukongoza ngo byuke ujya kwihesha iby'abandi, aho kugira ngo byuke ujya mu kazi cyangwa ujye kuziryamisha mu rugo zigushiremo. You get? Noneho rero hani Rusororo kabisa. Umusore w'imyaka 22 yiyahuye anywera umuti w'inka, icupa ryose ararinywa, arariminuza ararimara, urumva? Noneho ibyo yabitewe nuko mama w'umubyara yamuguriye moto nshyashya ikiri mu mashashi, zimwe bamwe bakunda kwita 75 kabisa, nshyashya ikiri mu mashashi. Noneho umwana yibonye ararira, ari kurunga aravuga ati ibi ntabwo bikunda, ni gute ushobora kujya kungurira moto ya $1.2 ukangurira moto ntishimiye? Nta soni. Bwarabwira mama we. Noneho birangiye abwira mama we ati kugira ngo nkwereke ko iyi moto nta niyo nshaka, sibyo? Inaha i Kigali se wakoresha iki kimoto 75 nshyashya iri mu mashashi ya $1.2 waba uri umuntu? Genda ungurire moto bita ikiragi, yahindi nyuraho ukagira ngo ntiyahanyuze. Ngiyo niyo moto nshaka. Umubyeyi mwiza ufite ikarita y'ubumuntu, mbonereho no kumwihanganisha kubwo kubura umwana we yakundaga cyane kabisa, yafataga nk'umugabo mu rugo, cyane ko papa wabo umugabo w'urwo rugo nawe yitabye Imana. Reka nihanganishe umubyeyi, Imana igukomeze mubyeyi ufite ikarita y'ubumuntu. Umubyeyi ati se mwana wanjye koko ushaka moto yihe? Ati mpikiragi. Ati rero moto, ubwikiragi ni za moto zidahinda, zimwe zidahinda zinyuraho gutya. Umubyeyi ati nta kibazo, turajya ku isoko imoto tuyisubizeyo nkugurira iyo ushaka. Baragenda moto barayigurisha. Bageze mu nzira umwana ati rero mama buriya nta kuntu wangurira moto y'ikiragi ngo njye nyitwara ntafite touch. Iyo ni telefone yitwa touch, zimwe bakoramo gutya. You get? Arangije mama wati mwana wanjye rwose akiri 120 ushake telefone ya touch. Nuko umwana aragenda atereka njye gushaka telefone ya touch, nzajye ntwara moto mfite na touch. Moto y'ikiragi umuntu usobanutse mfite na telefone ya touch. Noneho umwana agenda arariyo ngiye, buracya mu gitondo yirwi agaruka undi mugoroba ukurikira, nta telefone afite, nta n'amafaranga afite. Araza ngo ajya mu nzu, ngo ngaho bizagere mu masaha y'igicuku ngo bumve mu nzu hose wagira ngo harimo inka ziri kunywa imiti. Batariko sibyo ni ibiki? Urumva hari ukuntu abantu bahurira mu kabari bakanywa kabisa inzoga zigahumura. Nabo rero bagiye kumva mba mu gicuku mu nzu wagira ngo inka zahuye ziri gusangira imiti, wagira ngo zakoza ubusabane bwo kunywa imiti. Batiyo mpumuro ni y'ibiki? Barakurikira bageze mu cyumba basanga umwana umusore yamaze gushyikira umuti w'inka, yawunyweye yawumaze. Bagerageza kumuha amata ariko bibyo busa, yitaba Imana. Ubari mu maboko y'ijoro ari ku Mana. Ese kuko urubyiruko bagenzi banjye, basore namwe nkumi, ibi ni ibiki biri kudutera kabisa? Ikarita zacu z'umuntu zakagombye kubaho elema y'urukundo, kandi buriya kugira ngo ukunde umuntu, ukunda abandi, nuko banza ukikunda. You get? Ntabwo wabona imbaraga zo gukunda abandi ubwawe wiyanga. Niba umubyeyi gukoreye ibishoboka byose, akaguha ibishoboka byose, wongeyeho gute no kumutera agahinda ko kwiyahura ukiyambura ubuzima? Mon frère, my sister, nyamuneka tube maso, tumenye kwikunda nibwo tuzakunda abandi. Tumenye kwikunda nibwo tuzakora ibikwiye. Ku ikarita zacu z'umuntu ntabwo hakagombye kuburaho elema y'urukundo, ariko tukabanza tukikunda. Ibisambo bibiri aho nahitwa Kabarondo
urumva byararashwe umwe araswa mu kico birangira hasize ubuzima. Byagenze bite? Ibi bisambo byari birimo gupakurura imodoka igenda, hari ukuntu ikamyo igera ahantu hazamuka noneho ikagenda gakeya. Ibi bisambo byaravuze biti uyu muceri turi buze gushyirwa tumaze muri iyi modoka irajya kugera ahatambika irihuta tuvanyemo imifuka 10, maze barakugendera burira imodoka, umwe ajya hejuru avana mu mufuka ajugunya hasi ikindi gisambo kirunda ku ruhande. Maze rero inzego zacu z'umutekano kabisa big salute to them, baba bamucidera baravuga bati reka tuguhe icyo ukwiye. Iyo nta karita y'ubumuntu irimo, aho nta bumuntu burimo, baravuga bati akira ibigukwiye. Abahasize ubuzima rero ikindi ngo bagitsibura icyo bita igisasu mu kuguru maze kiranduruka. Ubu ntabwo barakibona, aho amakuru nyafitiye kuri aka kanya. Ubwo rero imbaraga ujyana kwiba wakagombye kuzijyana gushaka ikiraka ukakibura uyu munsi, ariko ejo ntiwakibura. Ikarita yawe y'ubumuntu hakagombye kubaho erema yo gukora cyane, kwirinda kwiba, kuko ni wiba iminsi yawe 40 ikagera uwo warengeje umwe bazagutikura uhasiga ubuzima. Ubwo kandi ibyawe bizabarirwa mu ijuru cyangwa ikuzimu. Ubwo rero mbere yuko tujya ku nkuru nyamukuru y'uyu munsi, turebere hamwe tuyinyuremo gatoya. Tugarutse Nyamirambo gatoya, umugabo yatashye yambaye agakingirizo. Byagenze bite rero? Nyuma yo guca umugore inyuma, uyu mugabo kabisa akagenda akagirana ubusabane n'undi mugore, hanyuma yo gufata agacupa kari kamugezemo. Arangije ibyo yakoranye n'uwo mugore we utari ubisezerano, ubwo reka mwite indangamirwa. Arangije ahita ataha, hagera mu rugo ahita agwa agacuho. Nuko umugore ati uyu mugabo wanjye yagasomye, ntabwo ari burare yambaye imyenda, ntabwo yasinzira neza, reka mukize izi nkweto mukize n'iyi myenda abone uko yasinzira neza, haryamisha agacupa ke neza. Abamukuyemo imyenda, arangije ngo azamukuremo ipantaro asanga yambaye agakingirizo. Yatashye akambaye. Umugore biramuyobera, afata akavideo agafoto. Ugeze mu gitondo aramwereka atariko ibi niki wakoze ibi. Umugabo ati ntabwo bishoboka, singewe ibyo ntabwo ari nge. Ati ibi niki? Abamushikuje telefone ifoto aratsiba. Nuko birangiye umugore ati ibi ntabwo nabyihanganira, abafashe utwangushye twe tw'ingenzi abayisubiriye iwabo. Ngayo nguko hari inkuru ziba zisekeje ariko zinatwigisha ubumuntu bwawe, icyo bita fidelite. Kuki turi gukaza umurego mu kugaragaza infidelite ku bantu twashakanye, ku bantu bafite abagore n'abagabo. Kuki mu mugore wawe, sibyo? Utekereza ko byubaka ikarita y'ubumuntu bwawe cyangwa biragusenya? Ese ubwo uyu mugabo kwari ya minsi y'igisambo nahoze mvuga 40 haruguru igera kuri 41 ibyawe bikajya ku karubanda, uba wararatekereza iki ko yisenyeye urugo? Mwanyuzwe n'ibyo mufite, mwanyuzwe n'ibyo mutunze, mwanyuzwe nabo mutunze, kwari b'Imana yabahaye. Nawe tekereza kabisa. Gusa ikarita zanyu z'ubumuntu, ngo ndavuga uyu mugore n'uyu mugabo, nyamuneka wa mugore we uyu mugabo yakoresheje agakingirizo, ugomba kugira ikarita y'umuntu iro erema ibabarira, sibyo? Yagize uwo mutima, garuka mu rugo wubaka urugo rwawe, sibyo? Udatera abana agahinda, ndetse n'umugabo mushyire mu ihaniro agusezeranye ko atazabyongera.
uko niko kugira ikarita y'ubumuntu kandi nako kuba abantu nyabantu. Alright, now reka rero mbereke mbere yuko dusoza iki kiganiro ntabwo nagenda ntababwiye by'umwihariko. Reka ngaruke kuri iki kintu, reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma babe badutegurira aya majwi y'aba bantu. Nifuza ko tuvuga kuri iki kintu ho gatoya, dusubire kuri ya nkuru gatoya y'ibisambo byateza abantu, birabatema birabanigagura maze birangira bibambuye abanyerondo barebera. Ku kazi ndi kuza nkabona umuntu inyuma yanjye ariko simbitekerezeho. Tugeze hafi yaho ntaha nibwo nagiye kumva mfashe mu izosi, imbere yanjye hahita haturuka undi muntu anyambura igikapu, ndagifata turagundagurana. Haba haje abari nabo babiri bafite imihoro, bari babiri bafite imihoro undi afite icyuma, turagundagurana ngerageza ko biranga birangira banyambuye. Ndatabaza mbura uwantabara birangira banyambuye, amafaranga arajyana, telefone arajyana, barankomeretsa. Mvuye kwa muganga baza mbura umuntu wantabara, kandi abanyerondo nabo bari bahagaze ariko bagira ubwoba bwo kuza ngo nta mbunda bafite, ariko bahagaze barabareba gusa ngo bakajya bacana amatoroshi. Urumva ko rero nabo bandi bavugije induru bakumva ko batije umurindi, n'abandi nabo bakagira ubwoba. Urumva ko nabo rero ntabwo twabashira make. Bati nta ntwaro dufite, nta mbunda dufite, nawe ubwo nubwo turi irondo, nubwo dushinzwe umutekano, bakaba bari kukunigagurira aho ngaho, bakaba bari kukwamburira aho ngaho, wirwaneho. Gusa icyo dufite turi bugikoreshe ni itoroshi. Bacana bazimya, bacana basanga bakigandagurana, bagitikagurana, bacyamburana, bakirwana n'ibyo bisambo, bazimya bakareba uko bimeze bakongera like seriously. Hari ibintu njye sometimes nkumva simbyizeye. Ibaze kugera ubwo umuntu w'umubyeyi w'umukecuru utarakoze ibyo by'umutekano, ntekereza ko baba baranabibahaguriye. Ubwo ndi kubwira abanyerondo bari bari aha hantu iyi scenario kuko ibi byabereye. Ibaze ahubwo avuga ati ese babuze nuko bamutabariza, niba bo batishoboye badashoboye kugenda ngo bamukize ibyo bisambo bimwunamyeho, biri kumukomeretsa, biri kumwambura utwe, biri kumukubita, biri kumujomba ibyuma. Mwabuze nta ntwaro mufite kugera nubwo mwabuze no kumutabariza ngo mubwire muvuge muti nyamuna mutabara ibisambo. Strategy imwe muri zo gucunga umutekano, gukoresha umunwa. Akaruru kawe gashobora gukomesha igisambo, akaruru kawe gashobora guhagarika ibyari biri kuba kuko utabaje. Ngo bari bafite, ngo nta mbunda bari bafite, ngo bashaka imbunda kugira ngo bajye bacungira abantu umutekano. Urumva, kugira ngo bajye bacunga umutekano, hanyuma y'amafaranga abaturage baba bishyuye y'umutekano, bakeneye imbunda. Bisobanuye iki? Niyo bazasanga inzu yawe bari kuyipfumura, niyo bazasanga bari kukugira nabi nkuko kuno byabaye, kuko nta mbunda bafite, sibyo? Bazavuga bati nta mbunda dufite, reka tumurike itoroshi turebe uko bimeze. Dusanga bakirwana tuzimya, twongere tumurike, dusanga bakirwana tuzimya, kugera ubwo umuntu bamunogonora kuko nta mbunda inkeragutabara zifite. For sure, like seriously. Now reka nibaze iki kintu, sibyo, kivuga ngo abanyerondo, sibyo, bareberera mu gihe abantu barimo kugirirwa nabi. Urumva, noneho bakanavuga ko aba bantu, bakanakeka ko aba banyerondo rimwe na rimwe baba banafatanije nabo bagizi ba nabi. Kuko niba umuntu, sibyo, akwizeye nk'umuntu ugomba kumucungira umutekano, noneho yagera mu byago asumbirijwe n'abagizi ba nabi, uhagaze iruhande rwe ukirebera filime, urumva ntunavuze induru, uyu muntu azatekereza ate se aba bantu bakagombye kuncungira umutekano, bakagombye kundwanirira, twakagombye gufatanya, ko bandebereye ndi kugirirwa nabi,
kandi aribo bagombye kuncungira, aho ntaho bafitanye ubufatanye na biriya bisambo. Nyumvira nawe ubumuntu mufite ku ikarita zanyu z'ubumuntu, kugeza ubwo umuntu ahohoterwa, akamburwa, akanigagurwa, agaterwa ibyuma, uri kureba n'umutabari ngo ukeneye imbunda. Bakubwiye ko abatabara bose bajya kwaka imbunda kugira ngo babone gutabara. Koko ibyo ngibyo ni ibintu kabisa tugomba kurwaniriza kure. Irondo ko muri kugarukwaho cyane, abanyerondo ko muri kugarukwaho cyane. Mureke kuba wenda mwanga kuzuza inshingano mushinzwe, ngaho ni mubabana. Hanyuma yuko muri abantu mu gihagararo, gutabara uri mu bya mubikorera urukundo, mubikore nk'abantu, kuko uri umuntu nyamuntu ufite ubumuntu. Bikore, reka kubikora kuko ari inshingano leta yagushinze. Bikore kuri umuntu, tabara umuntu uri kugirirwa nabi. Bitunaniza iki? For sure. Ubundi bano banyerondo, ubwo ni ikibazo ngiye kwibariza, batoranywa hagendewe kuki kugira ngo bakibwe muri ziriya nshingano? Bahabwa ayahe mahugurwa? Sibyo? Bizerwa kugeza ku ruhe rwego mbere yuko babohereza gucunga umutekano w'abantu n'ibintu? Fast. Sibyo? Batoranywa hagendewe kuki? Ngo ndi kubaza inzego zibishinzwe, nge ntabwo mbizi, hamwe n'abandi banyarwanda benshi cyane bafite amatsiko yo kumenya ibi ngibi. Aba banyerondo batoranywa hagendewe kuki? You understand? Ikindi cya kabiri, bahabwa yahe mahugurwa aba qualifyinga kuba abanyerondo koko? Icya gatatu, sibyo, bubakwamo icyizere, bizerwa ku ruhe rwego mbere yuko babohereza kuza kubana n'abantu ngo babacungire umutekano? Ingabo z'u Rwanda zoherezwa gucunga umutekano mu bindi bihugu ziba zizewe. U Rwanda rujya kubohereza rwarabigishije, baragenda bagakora misiyo yabo, ntabwo batetereza igihugu, ntabwo bagitaba mu nama bagarukana intsinzi. Kubera iki? Baba baratoranijwe, bakigishwa, bagahabwa ikarita z'ubumuntu, zifite elema z'ubumuntu, maze ingabo zikamanuka zikagenda zikabungabunga umutekano, isi yose igakangarana. Ariko reka twigarukira aba banyerondo mbere yuko boherezwa mu bantu ngo bacungire umutekano. Ese bo baba bari tayari yo kwicungira umutekano? Baba bazi ibyo barimo? Abantu baba bazi ibyo barimo? Kuko muri kutaba abaturage mu nama. Niba umuturage ari kwamburwa, agakubitwa, akibwa, agakomeretswa, abashinzwe kumucungira umutekano icyo bari gukora ari ugucana itoroshi, bakarunguruka, bakongera akazimya, bakaganira, bakongera ati ntabwo birarangira, bakongera agacana, bakongera akaganira. Like seriously? Ibyo bintu birava he? Bikajya he? Kwishyura amafaranga y'umutekano ariko ntubone umutekano, sibyo? Kuko abo tuyishyurira cyangwa abo tuyishyura nibo bahindukira bakawuhungabanya. Itariki zo kwishyurizaho umutekano murazizi, mujya mudutera mu ngo. Ibyo ntawe natinya kubivuga. Sinzi niba utuye, ubwo niba utagerwaho wishyuzwa umutekano, ubwo nawe bazakugeraho. Bumuzana nawe banyerondo, abari bo bigera n'injoro tugakubitwa, tukamburwa baturebera, kandi twanatanze amafaranga kugira ngo baducungire umutekano. Uzi yuko baza kwishyuza ku muryango, bahava ari uko yatanze. Uko mudushyiraho pressure mutwishyuza umutekano, kuki atari ko mushyira mu bikorwa n'imbaraga zanyu zose muduha umutekano? Bipfira hehe? Kugira ubwo umuntu yamburwa, agakubitwa,
akajonga ibyuma agakomeretswa muraho nta mbunda dufite. Ese muzacunga umutekano ko wabahaye imbunda? Ubwo rwose biteye ubwoba, biteye n'inkeke. Ariko reka ngaruke no kuri aba bantu bane bahuje umugambi wo gutega abantu bakabambura. Ubundi abantu umuntu umwe, dore igitekerezo gitangirira ku muntu umwe burya, akagikongeza ku muntu wa kabiri, akagikongeza ku muntu wa gatatu, bakaba bane. Aba bantu k'abanyarwanda turi gutakaza ikarita y'ubumuerema yo kuba ijisho rya mugenzi wawe. Niba umuntu aje akagushuka akakubwira ngo ariko ngo mfite igitekerezo ngo reka tuzajye twambura abantu, tubambura ibyabo, tubakubite, tubamerere nabi, ukabyemera nk'umunyarwanda, umuntu nyamuntu ufite ubumuntu, ku ikarita yawe hariho ubumuntu, ukemera ibyo bintu bikaba uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, mugahuza umugambi mukajya gutega abantu. Hadi bwo ubutekereza iki? Reka twongere kuba abantu. Umuntu naza akakubwira ngo gutya na gutya gutya na gutya, report uwo muntu ni ikirayi kiboze kiri mu mufuka w'ibirayi, kandi ikirayi iyo kiboze ari kimwe uvanamo ukajugunye pfiriya mu ntabire. Niba umuntu akubwiye ibintu wumva bitajyanye, kuki utayi turi reportinga, kuki turi gutakaza ikarita y'ubumuntu yo ku jisho rya mugenzi wacu, bijisho rya mugenzi wawe, sibyo? Noneho ni gutanu murenze batatu, urumva mugenda mugahuza umugambi wo kwambura no kugirira nabi abantu no kubatema, urumva? Ubwo ngerega ndabyumva ko abantu nk'abo ngabo barenze batatu ntago baba bakiri akantu k'agatsiko iki, n'abantu uwo nguwo ngenda wita umutwe w'inyeshyamba, sibyo? Uwo nguwo nge sindi butinye kwita umutwe w'iterabwoba, umutwe w'ibyihebe, kuko uzi impamvu ndabyita gutyo. Abo bantu bari gukora umutwe, kuko niba ari abantu bane bamaze kugira icyo gitekerezo bakaba bari no kugishyira mu bikorwa, ejo barakongeza, umwe arabwira babiri, undi ejo abwire babiri, kubera yuko abo ngabo bagenda babwirana, ejo bazaba babaye 30 mu kwezi, ko azi mu cyumweru kimwe barabaye 60, mu kwezi 70, mu mwaka 70, mu tuzajya gushiduka dushiduke dusange dufite ikindi gisirikari mu Rwanda, undi mutwe, ahubwo utakifite gahunda yo gutega abantu umwe gutyo babigenza, ahubwo bari kurwanya ubutegetsi. None muzi ngo hari ukundi kuntu bivuka, muzi ngo hari ahandi hantu biva, bitangira gutyo. Barabwirabwirana, bane bagahuza umugambi, bane bakabwira abandi bane, bane bakabwira abandi bane, 8 bakabwira abandi 8, mu gihe cy'umwaka umwe cy'imyaka 2. Ibi bintu by'udutsiko turi kwambura abantu, turi gukubita abantu, inzego zibishinzwe nimutabijyamo ngaba abantu mujye mubakurikirana mu bisenye bugiye. Ejo tuzisanga dufite umutwe w'iterabwoba mu Rwanda, ejo tuzisanga dufite umutwe w'iterabwoba, ejo uri kuza ugakonkaringa ugasizinga agace kose, ukavuga uti nta muntu wemerewe gusohoka, nta n'uwemerewe kwinjira. Tuzisanga dufite abantu bari come on, serious. Inzego zibishinzwe ibi bintu mu bikurikirane. Ubwo noneho bikaza bikaba worst igihe ibingibi bivuka bikiri bitoya. Ndagira ngo mbereke ikintu, igihe ibingibi bivuka bikiri bitoya, bishyigikiwe na za nzego z'ibanze z'umutekano twabonye nk'irondo. Niba umuturage ari kuvuga ati ngiye sinatinya kuvuga yuko abantu twita abanyerondo baba bafatanyije nta batugirira nabi, bivuze ngo abo twabonye kuri scene, abo twabonye mu gikorwa muri yo scenario ni abantu bane, ariko ibuke hari n'akandi gatsiko k'abanyerondo gahagaze hafi aho ngaho kari gucana itoroshi kareba aho filime igeze. Twabigwa n'iki ko nabo badasangiye umugambi? Niba zimwe mu nzego zishinzwe gucunga umutekano zifatanye urunana, zifatanye ukuboko, ziri mu bufatanye n'ibisambo biri kuza kwambura, bivuze ko abantu banatari tubonye muri scenario atari bo bahari, ahubwo hari n'abandi noneho bari no mu mutekano. Ejo nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2, turisanga igihugu kigifite imitwe y'iterabwoba for sure. I'm telling you the truth. Niyo mpamvu ndasaba
maramaje dore rwose hano kuri DONNE Media TV nitwa Don the Great. Ndabasaba inzego zibishinzwe aba banyerondo nyamuneka mubigishe ethics z'umurimo bakora, bamenye ibyo barimo, bamenye impamvu bari kubikora, bamenye nabo babikorera. Urumva? Ariko mu gihe abantu bameze nk'abatazi ibyo bari gukora, mu gihe baza bitwikiye umwenda wo gucunga umutekano, ahubwo aribo bantu baje guhungabanya umutekano, aribo bantu baje gufatanya n'abandi n'ibisambo bari kubihakarira ngo bize gupfumura amazu, bize gukubita abantu bibakomeretse bibambure, dufite ikibazo. Umutekano wibanze turi kwita umutekano urimo ibindi bintu bidafite aho bihuriye. None nsoza, niba abaturage batarimo kwizera inzego zibacungira umutekano mumbwira akakana, abagenerwa bikorwa ntibari kwizera abagenera ibikorwa, ubwo niki muri kwitega? Niki muri kwitega? Kwibariza inzego zibishinzwe. Abagenerwa bikorwa niba batari kwemera cyangwa kwemeranya n'ababagenera ibikorwa, urumva ubwo biri bugende bite? Nakoze kubana nanjye, nitwa Don of the Great. Iyi ni DONNE Media TV, naho iki ni ikiganiro kuba umuntu. Ndagushimira abo twabanye, tuzongere duhurire kuri screen ubutaha. Thank you so much. Ciao.